Ndagusuhuje nanone inshuti yacu udukurikirana kuri aya masaha, nje nanone kugira ngo nsobanure izi nzozi za mwene data watubwiye ko yarose abona ingurube nini cyane kandi ibyibushye, bikamutera kwibaza igisobanuro cyabyo bikamuyobera, ahitamo kutwandikira iyo tugiye gusobanura aya masaha. Nawe wumva wakenera kumenya iby'izi nzozi, nagira ngo ube maso twifatanye mu minota mikeya turi bumare aha ngaha dusobanura izi nzozi. Reka twese mu by'ukuri tube mu mwanya umwe kugira ngo Imana ibashe kutuyobora. Twabwiye ko twebwe ubwacu tutabyishoboza, ndetse Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yaduhaye ubwo bwenge bumenyi bwo gusobanura izi nzozi za bene data. Data mwiza, icyubahiro kibi cyawe, tugiye mu mwanya mwiza wo gusobanura inzozi kuri mwene data wanditse asaba ko twamusobanurira. Ndakwinginze ubane natwe kandi ubane n'abadutega amatwi n'abazadutega amatwi bose, twese duhabwa umugisha nawe mu izina rya Yesu. Kurota ingurube nini cyane kandi ibyibushye bisobanura iki? Icyo bisobanuye bishobora kugira ibisobanuro bitandukanye bitewe n'uko wayibonye n'uko wiyumvaga mu nzozi. Mu bisobanuro bisanzwe, kurota ingurube nini cyangwa se ingurube ibyibushye hari icyo bisobanuye. Bisobanuye iki? Bigereranya ubutunzi, icyo ni icya mbere. Nanone kurota ingurube nini ibyibushye bigereranya ibintu byinshi cyangwa se umusaruro ugiye kuboneka cyangwa se amahirwe yenda kuboneka ari imbere yawe. Ngicyo igisobanuro cyo kuba warose ubona ingurube nini cyangwa ibyibushye byonyine. Bisobanuye ubutunzi, ibintu byinshi, umusaruro cyangwa amahirwe biri imbere yawe. Niba nanone wayirose ukabona wari wishimye kandi utuje, hari icyo bivuze. Iyo urose ingurube ariko ukayirota wishimye, ushobora kuba ari imwe cyangwa se ari nyinshi, ariko nanone utuje, bisobanuye iki? Bigaragaza ikimenyetso cy'ibintu byiza, bikagaragaza iterambere cyangwa se amahirwe biri imbere yawe. Kuba warose ingurube ituje cyangwa se ukabona wari wishimiye kuyibona, bivuze yuko mu by'ukuri hari ikimenyetso cy'ibintu byiza bigiye kuza kuri wowe, ndetse n'iterambere cyangwa se amahirwe runaka utazi aho akomotse ariko ari hafi yawe. Nanone ushobora kurota ingurube ariko wayitinye, ubona ishaka kugirira nabi, ishaka kukwica, ishaka kurya, cyangwa se igukurikirana ahantu hose ugiye, wowe ukaba uri mu mwanya wo kuyihunga. Bisobanura iki rero? Bishobora kwerekana ikibazo cyangwa bikerekana umuntu utizewe uri kumwe nawe, uri hafi yawe, ariko ateganya ikintu kitari cyiza kuri wowe. Nanone kuba warota ingurube igukurikirana yenda kukugira nabi, bivuze ikintu kinini kiguhangayikishije mu buzima bwawe. Nanone hari ubwo umuntu akarota ari kurya ingurube cyangwa se ayibaga. Ibi bisobanuye iki? Iyo warose urya cyangwa ubaga ingurube si byiza. Ni ukuvuga ngo nk'uko tubizi, kera tugendeye kuri Bibiliya, ingurube ryari itungo rizira, itungo navuga ko rihumanye, itungo abantu benshi mu by'ukuri bafataga ukuntu. Na n'uyu munsi mu mico imwe n'imwe harimo abantu n'uyu munsi bakiyiziririza, bakifata nk'itungo rimeze gutyo nyine, rifite ibibazo abantu batagakwiriye mu by'ukuri kuba barota bari kumwe naryo. Bivuze rero iki? Bivuze ko imbere yawe hari ikintu kitari cyiza, hari ikibazo kiri imbere yawe. Mu kuvuga ngo bigaragara yuko hari ikintu
gihumanye kiri hafi yawe utitonze mu by'ukuri gishobora kuba cyakwanduza cyangwa se cyakujyana ahantu hatari heza. Icyo biba bisaba rero iyo warose urya ingurube cyangwa se uyibaga, biba bisaba gukaza uburinzi, kwirinda kubera ko hafi yawe haba hari ikintu cy'ikibazo kinini. Ikindi nacyo biba bigusaba kwitonda no gusenga. Ngicyo icyo wakora mu gihe warose ubona urya cyangwa se ubaga ingurube. Nguko rero ko tubashije gusobanurira uyu mwene data wanditse udusaba kugira ngo tumusobanurire iby'izi inzozi zo kurota ingurube. Tuvuze muri rusange, we yanditse avuga ko ashaka kumenya igisobanuro cyo kurota ngo yarose abona ingurube nini cyane. Nicyo ngicyo twamubwiraho, twamubwira yuko atari bibi, ahubwo bishobora kuba bibi bitewe n'uko wiyumvise cyangwa se bitewe n'uko wayibonye. Iyo wayibonye ituje ntacyo biba bitwaye, iyo wayibonye ari nini ntacyo biba bitwaye, iyo wayibonye mu by'ukuri ishimishije ntacyo bitwaye. Ikibi ni uko wayibona irimwo irakwirukanza ishaka kukugirira nabi, ni uko wayibona mu by'ukuri iri kugukurikirana ahantu hose ugiye, ibyo ni byo bibi. Cyangwa se ukaba warota urimo urayirya, urya inyama zayo cyangwa se uri kuzibaga, nibyo twavuze yuko ari ikibazo. Rero ngibyo ibisobanuro twakugeneye kuri uyu munsi, nawe kandi utarubisobanukiwe mpamya ko ubashije gusobanukirwa kubwo mwene data watubajije. Rero ndabashimiye ko mwakurikiranye ikiganiro cyacu, mukomeze gukurikirana iyi channel yacu, musangiza bagenzi banyu ibiganiro byacu, kandi niba hari icyo udasobanukiwe cyangwa se utumvise neza watwandikira muri komenti tuzagusubiza. Imana mu gihugu cyo mu ijuru ibagirire neza, ibahe umugisha, ibagure, ariko icy'ingenzi igwize agakiza ku buzima bwanyu ndetse muzabona iherezo ryiza. Shalom.